Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Shalom. Izi ndamutso ndazikoresha zose ku mpamvu zitari mbi. Imana yahabwa icyubahiro kuko ikomeje kutugirira neza. Ni Innocent nkuko bisanzwe, inshuti yawe, muvandimwe wawe. Ikiganiro nibiracyashoboka karindwi nkuko bisanzwe, kandi dushima Imana aho igejeje ikora mu buryo butandukanye. Ari byo yankoreye ku giti cyanjye cyangwa se ibyo yakoreye abakurikira ibiganiro byacu dutambutsa kuri platform zacu. Imana ishimwe kandi yahabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana hanyuma tubone kuganira ku ijambo ry'Imana. Nkuko mubizi ndasa ku ntego, ntago nyamvuga ibintu byinshi, ariko nziko Imana ibirimo ikoramo ikintu kinini. Imana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye, icyoro n'ikibi cyawe. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze ngo umuntu wese ukurikiye iki kiganiro afashwe, ayoborwe nawe, kandi impinduka nziza zize mu mutima we kubw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Reka manze nshime Imana nanashimire. Icyambere ndashima Imana, ngira ngo harashize iminsi ntarimo kuza hano kuri kamera zacu, ariko Imana yabanye nanjye ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane. Inshuti zanjye zabugufi zo zarabimenye aho nakoreye impanuka hari ya Kicukiro kuri Zion Temple. Ni impanuka twarimo turi binyabiziga bigera muri 4-5, ariko Imana iduhagararamo ho dusohoka amahoro muri ibyo binyabiziga, twese ntawapfuye. Uwiteka yarahabaye, rero turamushimira ko yaturinze, ari jewe ndetse n'abandi twari kumwe, ndetse nabo ntazi bari batwaye ibyo binyabiziga bindi, ariko Imana yarahagaragaye kandi yarahabaye. Ibyo Imana ibishimirwe. Icya kabiri nifuza gushimira Imana no gushimira inshuti za Biracyashoboka, by'umwihariko abakurikira Biracyashoboka ya buri munsi, tubana no ku rubuga rwa Biracyashoboka buri munsi, ndetse n'abari inyuma yarwo. Ni ikibazo twari dufite cy'umuntu wari umaze iminsi abyaye, amaze iminsi 4 adutakira avuga ko afite inzara, naho kuba hamugoye, ariko muri kwa gutaka kwe mwese nanjye ndimo twarashyigikiranye, dukora ibishoboka byose kugira ngo uyu munsi wa none abe afite icyo kurya, kandi arashima buri umwe wese wabigizemo uruhare. Ndabizi neza ko namara gufata agatege azaza muri studio za Biracyashoboka atanga ubuhamya, abashimire amaso ku maso. Imana idakiranirwa rero ibaha umugisha kandi bagirire neza, ibiteho, isubize aho mwakuye. Ikindi, ibi bikorwa tuzakomeza kubikora kuko ubutumwa bwiza bugomba kugendana n'imirimo myiza. Ubutumwa bwiza bugomba kugendana n'ibifatika. Ubutumwa bwiza ntabwo igihe tugezemo bukwiriye kuba ubw'amagambo gusa, kuba ubwo kuvuga ijambo ry'Imana bikarangira. Iryo jambo ry'Imana rigira n'ibikorwa biriherekeza. Imana rero izadushoboze, nawe izagushoboze mu gihe tuzaba tukwitabaje kugira ngo twiyungeho nk'uko wabonetse mu bihe bitandukanye. Uzakomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none ndifuza ko tuganira kuri iri jambo riri muri Mariko ibice 10 umurongo wa 47 turageza kuri 52. Haravuga ngo yumvise Yesu w'i Nazareti ari we uje, ahera ko arataka cyane. Yesu arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirirane? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Imana ishimwe, yahabwa icyubahiro. Ndifuza ko tuganira ku ijambo rivuga ngo ukwiriye kumenya kwirwanaho. Kwirwanaho akenshi ni ijambo rikunda gukoreshwa n'abagabo, bakavuga ngo umugabo wese ubundi aba akwiriye kumenya kwirwanaho. Hanyuma rero muri Kristo ntabwo dukwiriye kuvuga ngo uyu ni umugabo cyangwa ni umugore, ahubwo buri wese icyo akwiriye mu buzima busanzwe, mu buzima bw'umwuka, mu buzima bw'isi, iyo utirwanyeho ubuzima buragucika. Hari umuhanga umwe wavuze ngo ubuzima ni nk'igare, bisaba kunyonga. Iyo utanyonze riragwa, iyo utanyonze biranga.
iyo ugeze rero ahatereraho bisaba kuba ufite igihaha kizima, ufite agatuza gashobora kwataka kugira ngo ubashe kunyonga cyane, kuko ahatambika ntabwo abazi igare cyangwa abazi gutwara igare murabizi ko ahazamuka n'ahatambika ntabwo bimera kimwe. Muri uku kwirwanaho rero bisaba kudacika intege, bisaba kutagira icyo urebaho, ndetse no kudaha umwanya andi majwi yose agusubiza hasi. Nkunda kubivuga kenshi, iyi si nta muntu n'umwe ifitiye impuhwe. Waba ufite amafaranga, waba utayafite, waba ugize gute, iyi si nta muntu n'umwe ifitiye impuhwe. Icyakora ikintu nabonye iyi si ni umuterankunga w'ikintu cyose. Iyo wafashe icyemezo cyo kujya hasi ukananirwa kwirwanaho, iyi si gutera inkunga yo kujya hasi kugira ngo urangire. Iragutsikamira, kandi isi nta kindi ikoresha abantu ngo abantu bakurangize. Iyo wafashe icyemezo cyo kwirwanaho ukazamuka ukagira icyo ugeraho, iyi si gufata ukuboko ikagushyigikira n'ubundi nuko bigenda. Donc iyi si irimo abantu bafana ikipe itsinze, ntabwo ari abantu ntiwavuga ngo n'abafana b'ikipe iyi niyi. Wenda abafana bo bafana amakipe atandukanye bashobora kuba babyumva, ariko hari umubyeyi umwe duherutse kubaza ejo bundi amakipe amwe asa nkaho ajya ahora ahanganye hano mu Rwanda, turamubaza ngo ufaniye, aravuga ati bana banjye jyewe mfaniye itsinze. Iyi si rero ifaniye itsinze, niyo mpamvu iyo ufite akantu uzabona abantu bakujya inyuma. Iyo hari ukubayeho abantu bazakuyoboka, ibintu bizagenda neza. Ariko kugira ngo ugere kuri rwa rwego abantu bashobora kugushyigikira, ni urugendo rurerure wowe ubwawe uzarwana wenyine ku giti cyawe. Hari n'ubwo n'abantu bakureka. Dawidi we yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandaho. Ndashima Imana andemora profa kwitagitureka nubwo abantu batureka, ariko Uwiteka we agumana natwe ibihe byose, araturwanirira, aratuneshereja uko bwije nuko bukeye. Hanyuma rero dusomye inkuru y'umuhungu wa Timayo, umuhungu witwa Bartolomayo, wari uri ahantu ku nzira, ariko akagira ikibazo cy'ubuhumyi. Muri ubwo buhumyi abaganga bari barananiwe kuba bagira icyo bamumarira cyangwa se ngo bamukize indwara yari afite. Hanyuma Yesu arimo agenda mu ngendo ze zitandukanye, arimo ava i Yeriko, ngo amakuru agera mu matwi y'umuntu witwa Bartolomayo, umuhungu wa Timayo, ngo baramubwira ngo umuntu uri gutambuka ntabwo ameze nka bishop runaka, ntabwo ari apotere runaka, ntabwo ari profete runaka, ntabwo ari padiri cyangwa musenyeri runaka. Baramubwira ngo uwo muntu uri gutambuka ni Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Icyama ahantu wicaye hatanyura abandi, uyu munsi wa none Yesu akahanyura. Icyama ahantu ukorera, icyama urugo rwawe, icyama ku bana bawe, icyama inzira zawe za buri munsi, Yesu akazinyuramo. Hanyuma ngo Yesu arimo ahanyura, Dawidi Bartolomayo ngo amaze kumva ko ari Yesu, ngo ahita ataka cyane, aravuga ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Hanyuma ariko ngo abari aho ngaho icyo bahise bakora, ntibigeze bamufasha gutaka ngo Yesu abe yakumva ikibazo cye, ahubwo icyo bakoze baravuze ngo ceceka. Baramucecekesha, baramubwira bati hora, niko Bibiliya yatubwiye. Isi irifuza ko waceceka ibyawe, abarozi barifuza yuko ubuzima bwawe bwajya munsi hasi. Isi irifuza yuko nta kintu na kimwe wageraho. Isi irifuza yuko nta terambere na rimwe washyikira, ariko ni wowe ubwawe ku giti cyawe ukwiriye kwimenya ukavuga ngo icyo nkeneye ni icy'ubundi, ubundi nshaka iki, ndarwanira iki. Hanyuma rero nakunze Bartolomayo uko bagerageje kumucecekesha, nawe akagenda arushaho bwo kuzamura volume, ibigenda bimucecekeshaho kugira ngo aceceke, bikamera nk'ibirimo bigenda bimwagiserera, bimushyiriramo vitensi yihuta, akagenda azamura amavuta yo gutaka, akagenda azamura amavuta yo gusakuza. Bamubwira bati ceceka Bartolomayo, ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ceceka Bartolomayo, urasakuriza umwigisha, urasakuriza umwami. Akavuga ati ntabwo ndi buceceke, ndakomeza gutaka. Ngo akomeza gutaka, urusaku aruha umunwa. Hanyuma nguko bagomeza kumucecekesha, ariko ijwi rye riza kugera kuri Yesu. Yesu arangije ngo arababwira ati nimumubwire
aze hano. Ndashima Imana yuko abagerageje gucecekesha Baritolomayo ni nabo Yesu yamutumyeho ababwira ngo nibamuzane amwegere. Abantu bagerageza kugucecekesha, abantu bagira uruhare rwo kugira ngo ujye hasi, ubuzima bwange, ibyo ukora bye gukunda, ni nabo Imana igomba gukoresha kugira ngo bagushyikirize icyo ugomba kwakira bizanga bizakunda. Narabibabwiye ntabwo ari hamwe ngo ibisubizo byawe bice mu nshuti zawe gusa. Ntabwo ari itegeko ngo ibyo ushaka bice muri runaka kuko ubona ariwe muhuje ubuzima, kuko ariwe mwiganye, kuko ariwe mukundana, kuko ariwe mwumvikana. No, Imana ifite ubushobozi bwo gukoresha ibyo ishaka, abatabishaka bakabikorera bishaka. Ntabwo ibintu byose uzabona bizaturuka mu nshuti, ntabwo ibintu byose uzabona bizaturuka mu bagukunda, ntabwo ibintu byose uzabona bizaturuka mu bagufitiye amarangamutima meza. Oya, Imana iyo yategetse na Sawuli araza aje kwica Dawidi, yarangiza agahanura yigaragura akavuga ati Dawidi mwana wanjye uzaba umwami wa Isirayeli, uzaba umwami wa Isirayeli, kandi yaraje kumurwanya byari birangiye. Imana iyo watatse gutaka kwawe kukagera ku Mana, abantu bagerageje kugucecekesha, bimera nka kumwe umukobwa wa Farawo ariwe wagiye agatoragura Mose, akaba ari ujya kumurera, akanywa ku mata y'ibwami, akabaho nk'umwana w'ibwami, akiga mu mashuri meza, akabaho neza, biturutse mu kuba Imana yari ifite umugambi ku buzima bwe. Ndashima ijambo riri muri Yesaya 50:7 aravuga ngo kumwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara mu maso yange hagakomera, akamera nk'urutare, unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya, wumva yiteguye naza haguruke duhangane, maze turebe utsinda uwo ari we. Ibintu bikumwaza birahari, ibintu bigucecekesha birahari, ibizatuma ukorwa n'isoni birahari, ariko shima Imana kuko Imana ifite umugambi wo kutakumwaza, Imana ifite umugambi wo kukurengera, Imana ifite umugambi wo kugucishaho abantu badashaka yuko uca. Dawidi we yamenye yuko isina yo mu gihe cya Sawuli mumereye nabi, arangije arihanurira n'abamwumvaga, aravuga ngo ntabwo nzapfa nubwo ibinyica bihari, ntabwo bizakunda, ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Ndaguhanurira uburame wo kurikiye biracyashoboka. Imana iguha uburame utekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze mu buzima bwawe. Wampfubyiwe nubwo nta babyeyi bagihari, ndaguhanuriye Imana ikumpera uburame, ikumpere kwiga, ikumpera ubuzima. Ejo bundi uzahagarare kuri stage bose babireba, uvuge ngo Uwiteka utareba uko abantu bareba, yaranteturuye, isi yancecekesheje, ubupfubyi bwancecekesheje, abantu badashaka ko mvuga, ariko Imana irangije iranteturura, ingira uw'agaciro. Haleluya. Baritolomayo ngo arakomeza arataka, bamaze kumwegereza Yesu, ngo amwegereye Yesu ngo aramubaza ngo urashaka ko nkugirira nte? Hanyuma ngo Baritolomayo aravuga ati nta kindi kingenza, ni kimwe gusa, ndashaka guhumuka. Haleluya, 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 haleluya. Ndumva nshaka guhumuka. Yesu ngo aramuhumura. Baritolomayo nawe afata icyemezo cyo kugira gute, cyo kumukurikira. Hari ibintu bibiri mujya mwitiranya. Kumva no kubona ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kumva ariko ushobora kutabona. Ushobora kumva bahanura ibyiza, ushobora kumva Imana ivuga, ushobora kumva bakuririmbira, ushobora kumva ibintu byinshi, ariko nagira ngo nkubwire ngo umumaro w'amatwi ntabwo ari wo mumaro w'amaso. Byombi birakenewe, ariko nyuma yo kumva ukwiriye no kubona. Baritolomayo mu bibazo yari afite, ntabwo yari afite ikibazo cyo kutumva Imana mu matwi. Haleluya. Ntabwo Baritolomayo yari afite ikibazo cyo kutumva amakuru meza. Ntabwo Baritolomayo yari afite ikibazo cyo kutumva ibyiza Imana izakora. Baritolomayo yari afite ikibazo cy'uko ibyavugagwa byose yabyumvaga, ariko yarangiza ntabibone. Mu kwirwanaho rero, niba nawe wumva koko ukwiriye guhaguruka ukirwanaho, Imana iguhuze n'imbaraga zikwereka ibyo wahanuriwe kuva kera. Imana iguhuze n'ikirere gituma
ubona ibyo wahanuriye. Warabyumvisha ariko ntabwo wabibonye. Wumvishe bahanura ubukwe ariko ubukwe ntibwabaye. Wumvishe bahanura imodoka ariko imodoka ntiwigeze uyibona. Wumvishe bahanura yuko uzagira etaje ariko nturayibona. Imana ikore ku maso yawe uhumuke, wumve ibyavuzwe, wumve ibyahanuwe, kuko kubyumva gusa nta kintu byamara, nta kintu byakumarira. Hari umugabo wabaye amavuta yo kumva gusa ariko kubona bigoranye. Umugabo witwa Simiyoni baramuhanuriye baramubwira ngo ntabwo uzapfa utarebye umwami Imana. Haleluya. Ndashima Imana ko nubwo byatinda ariko birashyira bikaba. Ngo arangije bamaze kumuhanurira arategereza araheba, ariko igihe kimwe ngo amaze gusaza ajya mu mavuta yo kubona, aza gukubitanira na Yesu mu rusengero bamujyanye nk'uko umuhango w'abayuda wari umeze icyo gihe. Amaze kumubona ngo yikomanga mu gatuza ashima Imana, aravuga ati Uwiteka urasezerera umugaragu wawe kuko noneho ibyo wari waravuze abibonye. Mushiki wanjye ndakwifuriza kubona ibyo wumvishe ariko ntihite gusezerera, yongera isohoze n'ibindi kuko ibyo yavuze ni byinshi. Ariko nutamenya kwirwanaho, nudahaguruka ngo wirwaneho, hari ikintu kimwe mbona kimaze kwangiza abantu, nari ngiye kuvuga igihugu, ni hafi ya bose. Rimwe na rimwe mukanahura n'ababeshya nabo bakababwira ko bahababereye. Nta muntu muri iki kinyejana turimo nta muntu uhagararira undi imbere y'Imana. Abantu bararutanwa mu mavuta, abantu bararutanwa mu mpano, ariko nubwo usaba ngo bagusengere ukwiriye nawe gutera intambwe yo kwegera Imana. Narabivuze ubushize ngo abantu bamaze kwangirika mu misengere, bageze ku rwego bameze nk'abarwayi bari kwivuza kwa muganga, ariko bakaba bakeneye ko na muganga uba konsilita imiti abandikiye ari nawe uyibanywera. Ukeneye ko bakubwiriza akaba ari nawe bakanagusengera. Niba ari 3 wagomba gusenga urashaka ko banayigusengera, nibyo nibayigufashe, ariko nawe ukwiriye gukora geste yawe. Keneye nawe kuba imbere y'Imana, keneye kwegera Imana. Erega ntago nakuvugira ibingana n'ibyo wakwivugira imbere y'Imana. Ushobora no kuba mbona ubuhumyi buri inyuma ariko imbere hari ibindi bihumanye birimo, wowe ubwawe uzugendana. Ntabwo abahanuzi berekwa byose, berekwa igice bagahanuraho igice. Wiba umurwayi wivuza ukeneye ko muganga nakunywera imiti. Niba ukeneye ko muganga akunywera imiti, biragoye ko uzakira. Wakibaza uburyo warwara umutwe akaba ari cyo kunywera imiti warangiza ugakira. Nagusengera tugafatanya mu isengesho nkuko tujya tubikorera abandi cyangwa abakozi b'Imana abandi nabo bajya babikora, ariko ntabwo bizatanga umusaruro nkuko ubwayo wahaguruka ukirwana ugataka. Abayudi yo badahaguruka ngo birwaneho bakora 3 basenge barwanye umugambi mubisha wa Hamani washaka kubamanika, ntago byari gukunda, ubuzima bwari kugenda nabi. Ariko ngo bamaze kubimenya, bamaze kumenya ko nta wundi muntu uri barwaneho, ngo ubu bwabo barahaguruka baravuga bati ko biri kose tugomba kwirwanaho, tukirwanirira Imana ikatugirira neza. Ndashaka gusatira umusozo kandi ntabwo ndibuvuga ibintu byinshi, ariko uyu munsi wa none ndakubwiye ngo ukwiriye guhaguruka ukirwanaho. Nta muntu kwitayeho, nta muntu gushinzwe, nta muntu ugufite muri responsibility ze. Ni wowe ubwawe ukwiriye kwegera Yesu ukamubwira uti icyo nkeneye ni iki ngiki. Abagucecekesha barahari, niba abandi bakubwira ngo ntabwo bizakunda, niba abandi bakubwira ngo ntacyo ushoboye, ntacyo uzimarira, ni amajwi ya dayimoni akubwira ko uri umupfakazi byarangiye, ni amajwi ya dayimoni akubwira yuko uvuka iyo gihera bitazakunda, ni amajwi akubwira yuko ntacyo wageraho bitakunda. Iyahumuye Baritolomayo biracyashoboka ko nawe yaguhumura ukabona icyo wasezeranijwe n'Imana, ukabona icyo Imana yakugambiriyeho. Ariko kugira ngo ugishyikire nuko uhaguruka wowe ubwawe ukarwana, kuko nutabikora bizagorana kugira ngo ubone ibyo uri gusengera. Niba abantu baragutaye bareke bagute, wirwaneho. Niba umugabo yaragutaye irwaneho, niba umugore yaragutaye yaragutengushye nyine n'umuntu irwaneho. Abagucecekesha barahari uzabumva. Ushobora no kuba uri no mu idini rigucecekesha. Abanyedini nuko bamera, nta kindi bakumarira nuko gucecekesha. Icya kabiri, iyo umaze guhumuka ukagira icyo ugeraho, abanyeshyari bifuza ko wakongera ukaba impumyi. Ndashima Yesu ko atameze nkabo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona ku munsi w'umuzuko wa Yesu ngo marayika birinduye igitara arangiza akicara hejuru.
kugira ngo atakicaye hejuru ababingwa bari nahanga ntago bakongera bakagisubizaho. Abajyama bari hanze bakongera bakagisubizaho, bakavuga bati uko biri kose bishoboke ko twamuhambye ahantu hari amazi hari imidite tukaba tutarashyizemo idorufije, bagashyiramo na idorufije ya miti irwanya amazi na imidite, bakavuga bati kabutinda hereyo. Ariko ndashima marayika ko ajya kibirindura akakicara hejuru. Burya impamvu kiryama bikemera nuko akikicaye hejuru, burya impamvu kiri muri ako kazi batagushaka nuko akikicaye hejuru, igituma ugihanura bugasohora nuko akikicaye hejuru, igituma umwana wawe ajya kwiga bikemera nuko akikicaye hejuru, igituma usenga bikemera nuko akikicaye hejuru. Aramutse atakicaye hejuru, ababingwa, abarozi, abagome, abanyeshyari, ababuhanganye nabo bakongera bakagisubizaho, kongera ukabimpumyi ukarindagira, kuko wagucecekesheje. Icyo yifuza no gukomeza kumera ukomeze, ariko Yesu ntabwo ari cyo ashaka. Uwiteka rero akomeze kuhugirira neza. Ndagira ngo muri uyu mwanya dusoze dusatira umusozo. Imana iguha umugisha. Niba wifuza kuvugana natwe ushobora kwifashisha nimero yacu iri aho hasi. Ushobora no kujoyininga, biracyashoboka 7 ya buri munsi ukoresheje link n'ubundi ubona aho hasi. Bizagufasha kumenya amakuru y'ibihe tujya dusengamo twifashisha ikoranabuhanga Zoom na Google Meet mu bihe bitandukanye, arayo kwiriza ubusara, gusengera ibyifuzo, arayo gutanga ubujyanama butandukanye hifashishijwe ijambo ry'Imana bitewe n'ibihe tuba twagezemo umwuka w'Imana aba yatuyoboyemo. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe. Reka uyu muntu wumvisha ubu butumwa muhe imbaraga zo kwirwanaho, umuhe guhaguruka, umurinde kuguma aho yarari, kandi imbaraga zose zamutsikamiye zimucecekesha, zimubwira ngo naceceka adashyikira igisubizo, uzicecekeshe, uzinanize, maze umuhuze n'igisubizo gikwiriye. Urakoze kubyumvisha ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti nsabye nizeye. Amen.